Mwiriwe neza, muri amahoro. Nizere ko muri amahoro, abatari amahoro namwe kandi mwihangane. Nje imbere yanyu rero kugira ngo mbashe gushima Imana, kuko uyu munsi nta kanisa nagiyemo cyangwa se nta shengero nagiyemo. Rero ni ukuvuga ngo hari ikintu mba nifuza gushimiraho Imana imbere yanyu, kuko Imana ikora uko bwije uko bukeye. Ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi ibice 127 n'umurongo waho wa mbere. Uwiteka iyaba atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Imana yacu ihimbazwe cyane. Inshuti z'Imana rero, reka mbanze nshima Imana, kuko Imana yaturinze. Aho mperereye ejo twiriranywe umuyaga mwinshi cyane, ye n'ubwa mbere nawubona, umuyaga utari usanzwe, umuyaga watumye ibintu byose bihagarara, ntihagire abantu ubona batambatamba mu muhanda, imodoka zimwe ntizagendaga. Rero ni ukuvuga ngo ntibyari byoroshye. Nizera ko hari ababikurikiranye ku mateleviziyo byagiye bitambuka, abandi babonye n'amamesaje atangaza uwo muyaga. Rero ndashima Imana ko Imana aho mperereye, Imana yaturinze icyo cyago cy'umuyaga ntikigire umuntu gihitana aho ntuye. Ariko sinabura no kwihanganisha, kuko hari abandi bahitanywe n'uwo muyaga. Hari amazu yasambutse, hari amamodoka yangiritse. Ndahaye pole abo bantu bose. Hari abapfushije ababo kubera icyo kibazo cy'umuyaga, ndabahaye pole. Uwiteka Imana abakomeze kandi mukomeze mwihangane. Namwe mufite amazu yangiritse, yasenyutse kubera uwo muyaga, reka mbabwire nti nimwihangane. Buri muntu wese wagize ibyo abura kubera icyo kibazo cy'umuyaga wabayeho ejo, buri wese ndamwihanganishije. Imana imukomeze. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ati Uwiteka atari we wubaka inzu, abubatsi bakubakira ubusa. Kandi Uwiteka atari we urinda umudugudu, abarinzi barindira ubusa. Imana itugirire neza, cyangwa se babera amaso ubusa. Shimiye Uhoraho rero utubereye maso. Si uko abapfuye Imana ibanga, ariko buriya umuntu wese agira igihe cyiwe. Bene data rero, nshuti z'Imana, hariho igihe ubona ibintu ukabona ko ari ibintu byoroheje, ariko burya ikintu cyose Satani yabasha kugikoreramo, ugasanga uhatakarije ubuzima, ugasanga nyine uhatakarije ubutunzi runaka. Reka mvuge rero n'Uwiteka Imana watubereye maso akarinda abantu biwe. Uwiteka Imana nahimbazwe, kandi nta nubwo twamugayira. Hari abandi Imana ibateguyemo ko iryo ari ryo gare ryabo. Namwe mwihangane ababuze abanyu. Reka nshimire rero n'abantu babyutse bambaza uburyo ki twaramutse, kubera ko babonaga uburyo ki uwo muyaga wari ufite ingufu. Kandi ababa muri ibi bihugu by'Uburayi ndetse na za Amerika, za Canada, barabizi ko umuyaga mwinshi ugira ibintu wangiriza. Imana ibaha umugisha rero abaramutse bambaza amakuru uko twaramutse. Ni ukuri Uwiteka Imana abaha umugisha. Hari abo twavuganye banyandikiye, hariho n'abandi batavuze, ariko atari uko batwanga, yenda babuze umwanya.
ariko nizera ko badufite ku mutima. Uwiteka Imana rero abahe umugisha mwebwe mwese abadusengeye, abakomeje gukurikirana batubaza uko tumeze. Uwiteka Imana mwese abahe umugisha utagabanije, kandi neza yanyu Imana ikomeze kuyibuka. Shimira n'abantu bakomeje gukora subscribe. Uwiteka Imana abahe umugisha. Mwabikoze ntacyo mushingiyeho, mutwereka urukundo ruhebuje. Abari mu nzira namwe ni karibu, turacyabakeneye. Mukomeze gukora subscribe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere, mukorana like. Uwiteka Imana akomeze kubagirira neza. Ubuntu bw'Umwami Yesu rero bukomeze kubana namwe aho muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze kubagota. Mugire weekend nziza, kandi mukomeza kugiramo n'umwanya wo kwegera Imana, mufata umwanya wo gusenga, munezeranwa n'imiryango, mujya ku mabici se, cyangwa se mwicaye mu rugo, cyangwa se mwagiye gusura abavandimwe hirya no hino, ariko mugira n'umwanya byibuze iminota mikeya yo gusoma ijambo ry'Imana, mugafatanya no gusenga. Ubuntu bw'Umwami Yesu rero bukomeze kubana namwe. Muzarangize weekend nziza, muzinjire mu kazi ku wa mbere amahoro. Uwiteka Imana akomeze kubishimira. Murakoze cyane.